ntago ari kabiri mu byumvishe bemeza ko hari abakinnyi batsindisha ekipe kubera ubuyobozi batiyumvamo. Kajya kumva ngo kubera ko uyu mukinnyi yari ku buyobozi bw'uyu bashobora kumucamo, reka bose tubirukane. Ikaze mukunzi w'ibiganiro byacu umunsi ku munsi, nk'uko na channel yacu yitwa ni Day to Day TV. Reka nizere ko wowe wese utureba wakoze subscribe, unasharinga ibiganiro byacu kugira ngo message zacu cyangwa se ubusesenguzi bwacu bukugereho, bugere no ku bandi benshi, cyane ko twe tuvuga ibintu byubaka, dusesengura amakuru inyuma y'amarido, byo muba mutamenye, biba biri kopi zo ku ruhande. Ege rero amakuru ukeneye kwaho, ukeneye ku ikipe yawe, ukeneye kumenya mu bihe bitandukanye cyangwa se n'aho ibintu biri kugana. Uyu munsi rero mperwa kubabwira operasiyo yitwa Ambara Byanze. Ambara Byanze ari operasiyo nabakoreye mvuga inti abayobozi bose cyangwa se abantu bayoboreye siporo aka kanya bakwiye kugenda ikipe ikazana abandi bashya, ikazana abantu babizi. Nimba ari CEO akaba ari umuntu wabyize, ufite ahantu yabikoze, ufite CV, akaza kubaka ikipe nk'uko mubona Yanga bayigize, kubera ko uko isi igenda iza nta kuntu ubwira umuntu ngo ikipe ifite amafaranga, ikipe ifite abantu benshi, ariko ibyo bintu bikaba byaraniwe kubyazwa umusaruro no kugira ngo abantu babyare amafaranga. Turi mu isi y'amafaranga, turi mu isi yo kwamamaza, turi mu isi aho umuntu yaba afite abantu, yaba umuhanzi, yaba umunyabugeni, yaba umunyamakuru, yaba iki, umuntu wese afite abantu bamukurikira, iyo afite abantu ashobora kubwira ikintu bakacyumva, uwo muntu abibyaza amafaranga, kubera ko abantu bose nicyo kibatunze. Yewe kuza ukagera no kuba hosta ni akantu kamaze iminsi kari trendinga. Kenisi niwe yagize aravuga ati abahosta ni bya bintu ntavuze, ariko ibyo bivuze kubera ko abo bantu bafite nyine igituma bahostinga ni ukumva ngo runaka nimba ari aho, nimba ari umuhosta runaka ari hano, abantu benshi barajyayo. Iryo zina niryo acuruza, niryo rimwinjiriza, niryo rimugaburira. Abo bantu yubatse, icyo gikundiro yubatse. None icyitwa igikundiro cya nyacyo, ikipe yitwa ko ifite igikundiro ikabibaho buri munsi, rero twumva ngo ntiyakoze imyitozo, rero twumva ngo umuntu yayireze, rero twumva ngo ntiyafite abakinnyi, rero ibyo bibazo bya buri munsi twumva ngo icyo gikundiro yananiwe kukibyaza amafaranga. Ariko still twaba twumva ngo dushaka CEO muri wenda wayoboye muri 2005, dushaka umuvugizi wayivugiye 2002, mu gihe twibwije ukuri tubona ko ibintu byose byarahindutse. Turi mu monde ya business, abantu ni ibintu bagenda bakiga, ntago ari ibintu ugikora nka kera, ntago ari ibintu ukibyuka mu gitondo ukavuga uti runaka ndazana umukinnyi mukura muri Kongo, ndatega abo banse ko sefu bagiye baza, ndamutegera muzane muryamishe wanjye mu nzu musinyije. Oya, turi muri monde iri moderne, turi muri monde umukinnyi afite umwagenti, turi muri monde afite umuhagarariye ureba inyungu ze za buri munsi, utajya kumuzana muri Kongo ngo bakurangiye umukinnyi, umuzane umuryamisha we mu nzu ubundi umusinyisha. Ibyo ntago ari yose tukirimo, tutabeshyanye. Ariko ikipe yo ukaba gishaka kuyoborwa gutyo tu, ikaba bishaka kuyiha abayobozi nk'abo ngabo, abavugizi nk'abo ngabo, abantu nk'abo ngabo, biteye isoni, biteye ikimwana. Niyo mpamvu twakoze cyitwa biyambarire bagende. Ibintu nyine ntago bikiri bya bindi, bakwiye guhindura ibintu, bigahinduka nyine bikajya muri moderne, bikajyana n'igihe, kuko igihe kiradusiga. Ntago numva ukuntu niba umbwira ngo umuntu wenda tuvuga arahostinga kubera izina afite, twese turajya mu kabari runaka, turajya hehe kubera ko batubwiye ngo runaka ariyo, akaba iryo zina rimugaburira, akaba iryo gikundiro yubatse kimugaburira, akaba ari abo bantu bamugaburira batuma abona amafaranga, batuma amakontra yo kwamamariza abantu batandukanye. None ahubwo ikintu tuvuga ko gifite ngo abafana barenga miliyoni zingahe, ngo 8 n'ishyaka zibe 3, ikabihora istaraguringa, ikabihora mu bibazo. Uyu munsi yakoze imyitozo, ejo ntiyakoze, amafaranga yabuze, ibintu byinshi. Ibyo bikaba ari ibintu nyine bihora bibaho buri munsi. Rero niyo mpamvu nakuze iyo operasiyo yavugaga ko tutabeshyanye cyangwa twibwije ukuri, ibintu bikwiye guhinduka nyine. RGB ibirimo iri gushaka guha Rayon Sport ubuyobozi bushyashya, ikaba
yajyamo ubundi ikayishakira abantu kuko banyabo, abantu babyize babifitiye ubumenyi bagiye kubikora kinyamwuga, apana gushyiramo amarangamutima, ndashyiramo uyu. Ibyo byose twarabiganiriye. Icyo rero ntabwo ari cyo ngarutse uyu munsi, ahubwo uyu munsi nje kubabwira ikintu cyabaye nk'ihiganwa cyangwa cyabaye nk'irushanwa nyuma y'uko ibyo byose bibaye. Icyo byose bibaye mu mpeshyi y'umwaka ushize, ikipe yaguze abakinnyi benshi ku kigero kinini, benshi bashoboka. Icyo gihe yayoborwaga na Twagirayezu Tade wagerageje kurokirita, byari mu bushobozi bw'ikipe nk'uko twanje kubivuga, ubushobozi burasi bwinshi. Hanyuma icyabaye ni uko hari abakinnyi ataguze kandi hari abantu bamwe babasunikaga ari byo tuvuga by'amarangamutima. Hari ibijya bivuga wenda tuba dushaka no gusubiramo, ko hari n'ababibetinga, hari ushyiramo abantu be kugira ngo izo kope zizakunde, ibyo bintu ari guteganya bizakunde. Ibyo byose rero ntago nyine twebwe tuba tubizi. Icyo gihe kibabaza umuntu, ntago abafana babizi, ntago babimenya, ntibibageraho. Ibyo abakinnyi bose yari yaguze biza kuvuga ko hari abagiye bangwa, ndetse n'umutoza yari yamuzaniwe Rotifi amuzanirwa n'umwe wamushakaga, ariko abandi bakinnyi ashaka gushyiramo uwitwa Twagirayezu Tade arabanga. Abanze kubera ko ntitwabihisha, hari abo bafiteho wenda inyungu runaka tutazi, abo bafiteho ibyo bagiye gukuramo, batangira kumugira nk'icyo twakwita ishyamba muri siporo niko tubyita. Barunaka ntibumvikana n'uyu, aba ntibumvikana n'uyu, bagafata uruhande bakageza kurwanya ibiri gukorwa, nyamara akaba ari ibintu bigira ingaruka ku ekipe. Uruzi bigira ingaruka wenda kuri bo ku giti cyabo, hanyuma ekipe igakomeza igatera imbere, ariko ni ibintu bigiraho ingaruka. Uyu ni njye wamuzanye, uyu si njye wamuzanye, akaba ari naho bihera bivuga ngo se kuki ikipe batashaka ukuntu iba professional, hakine mushoboye, haze ushoboye, aho kugira ngo haze umuntu runaka ajya avuga ati kuki umuntu wanjye adakina, kuki umukinnyi wanjye nazanye adakina. Kandi ibyo ni ibibazo ikipe ihora irwana nabyo mu buzima bwa buri munsi, ngo runaka n'umukinnyi w'uyu, nimba atari mu buyobozi ntibikunda, niba atari kumvikana n'ubuyobozi buriho ntibikunda. Ibaze kuri icyo kintu mu mwaka w'2026 ngo umuntu afite umukinnyi mu ikipe ye, hanyuma niba muri kumubangamira cyangwa mutari kumukinisha, nawe araza amucemo ahera hagumura abandi. Ibyo bintu sinshaka ko ushobora kubyumva wenda muri Arsenal, cyangwa se reka tuvuge no mu yindi kipe cyangwa muri APR, ngo niba udakinishije wenda tuvuge random muri Ruboneka, ngo aragumura abandi, kubera ko ni ikipe nyine imaze kuba professional. Niyo igiye kurokirita iravuga ngo turabura umukinnyi kuri nimero 2, yego dushaka uhari tumuzane. Turabura umuntu ku 9, yego. Ariko byagera kuri iyo siporo akaba atari icyo kivugwa, ahubwo ukabasha gusanga nk'umukinnyi amazemo nk'imyaka 5 adakina, ahubwo we ngo ni umukinnyi wa runaka tu. Ibyo saga cyo wenda n'umukinnyi ashobora gutinda mu ikipe kubera izindi mpamvu, discipline ibyo ayifasha, ariko undi wo kumva ngo nuko ari uwakanaka ntashobora kuyivamo umuntu agihari. Hanyuma we n'umwanga, ibyo murabipfa, kuko ntabwo ari ibanga nk'utwa Prosperity njye yapfuye na Twagirayezu Tade wayoboraga ikipe ya Sport, yapfuye ko atashakaga abakinnyi be, abashaka kuzanamo Tade atabumvaga. Ibyo rero nibyo tugiye gukora uyu munsi. Hari abakinnyi benshi ikipe ya Sport yazanye, hanyuma ingoma ihindutse nk'ikibazo kimunga ikipe, cyo twakita nk'ingoma havuyeho Twagirayezu Tade avuyeho, abo bose bashaka kwigizwayo, bigizweyo, ariko urwo rwango rugenda ruva ngo ikipe ikinishe abashya. Ari nayo mpamvu ubuyobozi buriho bwarwanywe no kugura abakinnyi 10 bose kugira ngo baze hatagira n'umwe muri babandi bari bahari cyangwa se baguzwe ku buyobozi bwashize, hatagira n'umwe ujya mu kibuga. Ibyo ni ibintu bibabaje. Aha ngaho ndaza no kugerageza kureka kurya imboga, hari n'abantu ndaza kumentioninga ku byabaye, kubera ko aba ari amakuru ari hanze kandi nabo biyemerera, ariko akaba ari ibintu nyine byakozwe bisa mu nyungu zabo. Kubera ko ikipe uwo munsi Twagirayezu Tade yavuye, hahise hatangira campaign. Nawe ngo itangazamakuru ni ikintu kibi muri kino gihe. Hari abantu benshi batagera kuri tere, hari abantu benshi batamenya ibiri kuba, hari abantu benshi bo baza baje kwirebera umupira tu, bari kumva kuri radio, yakumva ngo Sam Karenzi yavuze iki, yakumva ngo Rikari yavuze iki, akacyumva nk'ihame. Iyo rero ni campaign yahise itangira yo kuvuga ngo abakinnyi baguzwe kuri manda Twagirayezu Tade ntibashoboye. Guhera inyuma bashaka guhita bakubura bose, bamwe basibwa ko badashoboye, abandi bavuga ko
batemeranywa n'ikipe, abandi bavuga ko baje mu buryo butazwi nyine kugira ngo bose bakuremo. Ndaguha nk'ingero, bahereye mu izamu kuri gatatu kuri kabiri mediane bose bemeza ko badashoboye 100%. Iyo nta yindi intego yari ukuvuga ngo abo bose bo kuri iyo ngoma tubamaremo twebwe twizanira abacu. Uyu munsi nabwo tugaruka ngo abicumi baje bashyashya, wenda hari uwashakaga hinjyaburo, hari uwashakaga amafaranga, hari uzanye mabi, ahubwo ibyanakozwe nko gupezanya, kwemezanya, bya bintu bihora biba mu equipe, kwemezanya, kuko n'ubu ngubu singaye nabavuga ngo ni hari ingamba z'ubwirinzi. Izo ngamba ziza kubera ko nyine bari gupezanya, ariko ibyo byose bikarangira ba bafana bo hasi, ba bantu bakunda ikipe, wa muntu uzumva ngo yiyahuye, kuko sinyega ko ushobora kumva nk'umukire muri abangaba ngo yiyahuye kubera ikipe. Reka bo babazi ibintu bakina, kuko ntabwo umuntu yaba yara successinze muri business ye, kuko abo n'abagabo bafite amafaranga, n'abagabo bafite ibikorwa bihambaye mu gihugu. Ntabwo umuntu ibyo yaba yaragize success kuri ibyo bintu ngo iki kize cyangwa kimunanire, oya, cyangwa kimunanire cyangwa ananirwe kubyorganiza bijye ku murongo, ahubwo bafite izindi mpamvu, cyangwa se ngo wumve ngo yiyahuye. Oya, ibyo tubyumva na abafana. Okay, ntitwavuga ngo ni IQ hasi, ariko hari umuntu utitekereza tuvugishije ukuri ku buryo ashobora kuza kuri stade ikipe yatsindwa ukumva umuntu ngo yiyahuye. Ibyo ntitunabisekera umuntu, nubwo tutanabishimira umuntu, kubera ko umuntu akwiye no gukontorora amarangamutima ye. By the way, ibyo nabyo tubivugeho, umuntu akwiye gukontorora amarangamutima ye, kuko ibintu mwebwe wowe uri kurira ahangaha cyangwa uvuga ngo nakwiyahura, hari abantu baba babiri inyuma bifitiye wenda amafaranga yabo, bifitiye izindi kope twebwe tutazi. Icyo rero cyakomejeho, baravuga bati tugomba guhanagura umukinnyi ku mukinnyi. Campaign iratangira, amaradiyo arahagurutswa bati runaka ntashoboye nagende, tuzane Joseph Sake, tuzane nde. Ibyo nyine bigenda bibi uruntu rw'uruhererekane. Abedi nayirukanwe, Rishari ntabwo ashoboye, Ntarindwa ntabwo ashoboye, abo bose Serumogo ntashoboye, Prince ntashoboye. Abo bose nkubwiye ni abantu baguzwe na Tade, Twagirayezu Tade uheruka kuyobora ikipe ya Rayon Sport. Tade niwe waguze. Ntitunemeza ko wenda bose bashoboye, kubera ko fail ishobora kuba nyine, kuko ntago ari kenshi, ntago ari gake ikipe ishobora kugura umukinnyi kibeshya igasanga wenda nta ari ku rwego, cyangwa se ntashoboye, cyangwa ari ibeshya. Nkuko nabaje bose ntago twemera urwego rwabo, harimo wenda babasha gukina, ariko hari nabo urwego rwabo ruri hasi, inyuma yabo bari bahari. Ibyo rero byatewe nuko byari ugupezanya ngo runaka avemo, kugeza n'ubu aho bakiri gushaka ko nusigayemo. Mwari muri kumva ibintu byari kuba hambere. Abedi yananiye ikipe, ntago ashaka gukora imyitozo, ntashaka gukinira ikipe, akina bishatse, nabo bakwiye guseswa amasezerano ye ngo akazanwa Joseph Sake. Ariko mujye munyumvira nk'ibyo bintu, sinzi impamvu nyine buri wese atanariza ngo arebe Rishari nagende. Ibyo byose bikaba kubera iki? Kubera ko bakeka ko ngo abari mu ngamba z'ubwirinzi ku bwa Twagirayezu Tade ngo bazaca muri abo ngabo, hanyuma akaba aribo bakoresha bakajya batsindisha ekipe. Ibyo ntago ari rimwe mu byumvishe, ntago ari kabiri mu byumvishe. Bemeza ko hari abakinnyi batsindisha ekipe kubera ubuyobozi batiyumvamo. Kajya kumva ngo kubera ko uyu mukinnyi yari ku buyobozi bw'uyu bashobora kumucamo, reka bose tubirukane. Ibyo bintu byakozwe turengeye ko hari harimo n'icyo twakwita ngo gushaka amafaranga wenda ku buyobozi bumwe, ariko byanakozwe kugira ngo abantu bose bo kwa Twagirayezu Tade bavemo, kugeza no ku rwego umutoza bavuga bati n'uwungirije ntitumushaka, ntashoboye, ntihaze rumami wacu, haza umuntu wacu. Niyo mpamvu banyikomeza kuvuga ngo nimwiyambarire byanze. RGB niza, ikipe yaje, Jeruti yaje, ifate aba CEO, ifate ubuyobozi buhamye, ifate abantu babyize, badakora ngo ikimenyane ngo runaka ngo ndamupeza. Kubera ko ibyo bajye ubundi, kubera ndibaza ari ikintu njye nibaza kandi kinababaje, kubera iki muri business zabo badapezanya, kuki successinga? Kuko abo bose ndi kubwira n'abaherwe n'abakire, ariko kujya kumva umuntu ngaje gupezereza muri Rayon ngo ngiye Serumogo ntago agomba gukina, nihaza undi ashobora gutsindisha ekipe. Nicyo kintu kiba kibabaje.
kuki bazajya gupezanyiriza ahandi bakaza gukina n'amarangamutima y'abantu, ukumva ngo Joseph Sakeni ihame ngo aze ngo ntarindwa ntashoboye kubera ko yaguzwe na Tade gusa. Muri kumva n'andi makuru ari kuza batangiye kuvuga ko n'uwitwa Asumani adashoboye, kandi ibyo ngeka ko byica n'abakinnyi mu mutwe. Asumani nawe ntibamushaka, kandi njye nzabona mbivuga itangazamakuru ni ikintu kiremereye, ni ikintu gifite imbaraga. Buriya iyo bavuze ngo Asumani ntabwo ashoboye, biba bigaragara ko nyine akwiye kuvamo mu maso y'abantu benshi, kuko ujya kuri stade ukabona kuko ntabwo ashoboye, kuko waje babibwiye ko adashoboye. Abedi bakakubwira ko ngo yananiranye, bigira Imana ngo navemo bazane Sake cyangwa bazana undi, hanyuma uvuze ibitari ibyo ngo ari mu ngamba z'ubwirinzi. Ariko njye hari ikibazo nkiri kwibaza, bari mu ngamba z'ubwirinzi, uwasesenguraga ko gifite ubuyobozi bubi bwashyize bamwe ku ruhande, ko ntavuga ko bari mu ngamba z'ubwirinzi, ko ntawe bivugaga ko bari mu ngamba z'ubwirinzi, ahubwo ingamba z'ubwirinzi zikaba zivuga kubera ko bavuze ko bamaze iminsi 3 badahembwa. Ikintu kibabaje cyane. Ubu ngubu ikintu abantu biteze bura, nubwo ntawe urabyumva, ntawe uzi nimba Sefu Niyonzima Olivier amasezerano yaraseswe ku bwumvikane ngo abyumve nawe agende yishimye ku byo atazarega ikipe. Ntawe uzi ngo umusore Prince bimeze gute. Ahubwo icyo abantu bihutira ni ukuvuga ngo niba ngezemo reka nanjye nsarure vuba nkuremo ibyanjye, babandi bashobora kumbangamira mbashyire ku ruhande. Nyamara ibyo abantu baragenda, ikipe igasigara mu madeni, ikipe igasigara yishyuzwa nabi yirukanye ku bitoba kuryeje amategeko, kandi akaba ari ikipe ibyishyura. Nk'ubu ntushobora kwiyumvisha ko Rayon Sport igiye guhemba miliyoni 62 abahungu n'abakobwa, mu gihe payroll ivuye kuri miliyoni 43 ku bwa Twagirayezu Tade. Ibyo ni ibintu bituma iyo payroll nimba yongereye n'ayambere kuyabona byagorana. Nk'ubu amakuru ababaje nuko nayo mafaranga yaje rute ngo bashaka gufata avance. Ese ubwo ikipe za stable gute niba n'amafaranga twashimaga ngo igiye kubona mu minsi iri imbere abantu bose bafata avance ngo bahembe ku kwezi kwa mbere kugiye kurangira no kwa kabiri kugiye kuza, nimba amafaranga akozwemo na sezi itararangira, mu gihe twumva ko ari sezi itaha n'ahandi ikipe ihora mu madeni, ibintu bihora byirepeta. Abo bantu bagiye gusinyisha abakinnyi 10 bagiye kongera payroll batazi ko iyo payroll niyongera bizagorana kuyihemba. Ariko byo nanjye hari ikintu ndi gutekereza. Ejo bundi mu kiganiro twakoze ushatse wasubye mu kacyumva twagikoranye n'abafana, ikipe imaze gutsindwa na polisi, hari umufana wambwiye ati ikipe Murenzi ntibayimwambure, bayimurekere arangize sezo. Nanjye niko nabyumvaga pe, bayimurekere arangize sezo kubera ko kuko ubwo bumwe burahari, umuntu watumaga umwe butaba yaragiye, ikipe reka arangize sezo naze abo bantu arabafite baramwumva, ba Prosper ko batanga amafaranga menshi. Umubyeyi sinzi nimba ari umubyeyi wande, sinzi nimba ari wari kari cyangwa, ariko abo bantu nibabarike. Ariko ikintu kibabaje ni uko n'amafaranga ya Jairuti yo muri sezitaha ngo bashaka ko babaha 10% miliyoni 60 na ngo bakongera andi bagahemba ukwezi kwa mbere. Ariko mujye mwumva, ubwo ni ahandi twajya gutangira n'ubundi bababwira ngo muduhe ayo mwari kuzaduha muri iyi sezo, wenda nko mu kwa 10 muyadore yo dutangiza mu kwa 7. Ubwo si ibintu bizaba stable gute, bizagenda gute? Nimba batari kwiyangana ngo bavuge ngo abo bantu bose twakuyemo reka turebe ko kabingenzi, kuko sinumva ngo nka Vininiu, numva ngo Yannick Bangara. Ibaze ko Yannick Bangara abantu mutabiza ahembwa $2,000, ari no batumye payroll izamuka, kuko nka Kwizera ahembwa miliyoni 2 wahembwa mu Nyarwanda, ukajya kuri Bangara uhembwa 2. Ubwo n'abandi nagiye nkubwira benshi bagiye batuma payroll yiyongera. Ikipe nimba yaremeye kugura abo ngabo kandi bizi ko nyine payroll iriyongera, ibizi ko aribwo biri kuremerera, ikaba itari kwihangana ngo basoze sezo bakagura abakinnyi 10. Ubu nta hantu na hamwe ku isi byabaye. Ariko ibyo bintu kugira ngo babisasire babanje gushaka bagezwa ku ruhande nka Serumoga agendera ubuntu, nyamara ikipe igiye kumuha amafaranga, ikipe mu release leta tu gusaragenda.
ariko abantu bakumva biroroshye ubivuze ngo ari mu ngamba z'ubwirinzi. Ese ubwo mismanagement rute niyi umukinnyi afite amasezerano y'ikipe, murabizi ko agiye kujya muri equipe igiye kumuha amafaranga, hanyuma mukamureka akagendera ku buntu, ariko ubivuze ngo ari mu ngamba z'ubwirinzi. Ubwo ibyo byari kugira ngo bazane mundi n'ukuntu basunitse Richard ngo agende, ubwo ari kugira ngo Sake aze nubwo byananze. Tekereza ko nawe ibyo bintu umuntu wese abatekereza ngo yanarize arebe ngo haba habura iki, cyangwa se ni iki kiba kigamijwe kugira ngo umuntu ajyane abantu barenga batanu bose avuga ngo ntibashoboye, nyamara naba ari kuzana turi kubona nta impact nini bafite, kuko ni ahantu yababonye. Niba umuntu amaze umwaka adakina ntushobora kwemeza ko ibyo bintu azaza ngo ahita atanga umusaruro muri phase retour. Ibyo rero ni ibintu utavuga uyu munsi ngo birangire, ni ibintu tuzakomeza kugenda tugarukaho tuvugaho tunareba ese kuko niki gikwiye gukorwa, cyane ko nkuko nababwiye inzibacyuho igiye kurangira, ariko ndagusezeranya ko ukuri uzakumenya, uzanabona byinshi kandi uzamenya byinshi. Wowe icyo ngusaba guma hano, kora subscribe, share, like na comment, ubundi dukomeze tubane kandi byose bizajya ku murongo. I believe it, ndabyizeye. Ciao, urakoze cyane.